reka rero bene data mbagezeho message ikomeye nahawe n'Uwiteka. Ni message nanjye ubwanjye yanteye ubwoba, nabanje no gutitira Imana ikiyima, ndavuga nti iyi message kuko ndabihera hehe, ariko kubera ko umwuka w'Imana ari muri nge yantegeze kuyitanga, irambwira ngo nimbabwire ngo ibintu bihinduye isura, ngo ntabwo amazi ari yayandi. Irambwira ngo ibintu byakomeye, yambwiye ngo dusenge cyane abarokore muri uku kwezi kwa kabiri, hari ikintu kigiye kubaho gikomeye. Irambwira ngo ni muri uku kwezi kwa kabiri, irambwira ngo dusenge. Hanyuma ubuhanuzi bwa kabiri ni ubuhanuzi bukomeye nabwo nahawe n'Imana buvugwa kuri iki gihugu. Bene data, bantu b'Imana, muze dusengere igihugu cyane. Ntabwo iyi minsi abana b'Imana tworohewe, dusenge kuko Imana iri mu ijuru yarakaye. Nagiye kubona mbona Imana inyuze muri iki gihugu, yitegereje ibintu bikorerwa mu gihugu, mbona igarutse ahantu ndi. Irambwira ngo mwana wanjye, hari ibintu ngiye kukubwira, hari ibintu ngiye kugutuma kuri iki gihugu. Irambwira ngo kubw'iyo mpamvu ngiye gutanga igihano gikomeye guhera mu kwezi kwa gatandatu, ngo muzatangira kubibona. Byabaye ibintu bikomeye, mbona ibintu birahindutse, bihinduye isura, bibaye ibintu biteye ubwoba. Imana ihana igihugu. Imana irambwira ngo nimbwira abarundi. Nagiye kubona mbona mpagaze ku musozi, mbona hari umuntu uri mu kibaya, ariko yumva abantu baririmba, avuga ngo baririmba n'abarundi. Guhera muri uko kwezi kwa gatandatu mu gihe izabiri guhana, irabanye kunamaritse kubatunganya. Iyi message iranyicisha, ariko nabona nubwo yanyica ku bwawe Kristo ngiye kuyivuga kugira ngo abantu b'Imana bamenye ko Imana yarakariye igihugu. Yes, reka ntangiye mbasuhuza mwese abadukurikiye, n'ibyagaciro bikomeye cyane kubugarutse kwa natwe muri uyu mwanya. Reka ngushimire kandi kuba warahisemo iyi channel, ikadusuza inshuti zacu ziri mu bihugu bitandukanye, yaba hano mu Rwanda, muri diaspora zitandukanye, ku mugabane wa Afrika, i Burayi, Amerika, Australia, Oceania, Aziya, ho hose mwese amahoro nyagasana abane namwe. Inshuti zacu z'i Burundi, nukuri murabizi ko tubakunda kandi natwe turabizi ko mudukunda kandi mudukurikira muri benshi cyane. Reka namwe mbifurize kugubwa neza. Kuri kamera ntago ndi ngenyine, ndi kumwe n'umuhanuzi w'Imana Françoise. Nishimiye ko Francine, nishimiye ko njya kwa nawe Francine. Murakoze cyane. Amakuru Francine? Meza. Urakomeye? Ndashima Uwiteka. Uze kwiyegereza microphone. Yego. Kugira ngo abantu babashe kumva neza. Yego. Hari haciye iminsi utagaragara kuri kamera. Byabaye ngombwa, hari igihe Eliya nawe yabanje kwibeta mu buvumo arihisha. Ushatse ko nawe wari wihishe? Cyane. Wari wihishe nde? Nanjye narishe mu buvumo bw'amasengesho ndi gutitiriza. Hari Eliya ntabwo yari yagiye kwihisha Yezebeli? Nawe se wari wagiye kumwihisha? Njye nagiye kwihisha kugira ngo menye amakuru y'ijuru. Wari wagiye gushaka amakuru y'ijuru? Yego. Yego, banza turagize Imana, ibindi tubiganire tumaze kwinjira mu mwuka w'isengesho. Kadusenge. Turagushimye Uwiteka, Imana nkuru, Imana isumba byose, Imana ikomeye, Imana y'imbaraga, Imana y'ubukuru n'ubutware. Duhaye icyubahiro izina ryawe ryera, kuko nta yindi Imana itari wowe. Turagushimye kubw'aka akanya keza uduhaye kuba imbere y'amaso yawe, turi imbere y'iyi kamera, turi imbere y'amahanga, kugira ngo data dutambutse ubutumwa bwawe. Nushimwe Yesu, ugize neza. Mwami, turagutumire muri uyu mwanya, duhaye ikaze imbaraga zawe, duhaye ikaze mwuka wawe wera, duhaye ikaze ukuboko kwawe kwiza, uzubane natwe. Mwami, ubane n'uri ku buhanga bw'ibyuma, ubane nanjye. Reka iyi message igenda ifashe benshi kandi ihindura imitima ya benshi. Twese duhindukire kugushaka no kwihana kubw'izina ryawe Kristo. Aya masaha ibyo ducashe n'ikitavuga izina ryawe cyose, mu izina rya Yesu, reka hano hantu habeho kubaho kwawe Uwiteka, habeho icyubahiro cyawe n'ubwiza bwawe Mwami. Ntaba ari twebwe, ahubwo muri byose icyubahiro cyawe kukugarukire. Urakoze, urakarama, ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Hariya ku bantu batazi, Francine ni umudamu cyangwa acyari umukobwa? Francine ni umudamu w'abana 7. Muri abo 7 hariho 3 bonyine, 4 baratashe. Impamvu uvuga ngo ni 7, ni 4 zavuyemo, nabo tubabara nk'abana. Hanyuma 3 nibo bazima afite. Yego, ni umudamu ufite umugabo umwe. Yego. Hariya Francine wavuye i Burundi? Navuye i Burundi, Bujumbura. Umaze igihe kingana iki mu Rwanda? Mamaze imyaka 8. Uri mu Rwanda? Sinamaze kuba umunyarwanda. Ngenda umunyarwandakazi. Nawe urabyumva ko n'ikinyarwanda kimaze kuba cyinshi. Kimaze kuba cyinshi, ariko burana none
i Burundi ni mu rugo da. yego ni urundi Rwanda. Ni urundi Rwanda. Aha Francis, mu kanya urimo mu isengesho rero uravuze uti iyi message, ariko natwe nyuma ya kamera ratubwiye ko hari message Imana yaguhaye kugira ngo ugeze ku batwumva. Message rero wazanye iteye gute, imeze gute? Message ngiye gutambutsa turayihera mu ijambo ry'Imana, kuko no mu kuzana ko yahereye mu ijambo ry'Imana ryo natangiye guhabwa. Yego. Iri muri Matayo ni ibice 24 mbere ku murongo waho wa mbere tugeze ku 44. Haravuga ngo ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa we baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati nimurebe byose, ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa be baza aho ari biherereye, baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu bayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo, bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishanga izatera irindi shanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'igishitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica. Muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma byitondere. Icyo gihe abazaba bari i Yudaya bazahungire ku misozi, n'uzaba ari hejuru y'inzu ye kuzamanuka ngo atware ku bintu byo mu nzu ye, n'uzaba ari mu mirima ye kuzasubira imuhira ngo azane umwenda we. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano. Namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato, kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Iyo minsi iyaba itagabanijwe ntihajyaga kuzarokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagabanywaho. Icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, n'undi ati ari hano, ntimuzabyemere, kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza, kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore mbibabwiye bitaraba. Nuko nibababwira bati dore ari mu butayu, ntimuzajyeyo, cyangwa bati dore ari mu kirambi, ntimuzabyemere, kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekeraho rirengera, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Aho intumbi iri hose niho inkongoro ziteranira. Ariko hanyuma y'uwo mubabaro wo muri iyo minsi, uwo mwanya izuba rizijima, n'ukwezi ntikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga, abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru, afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda, bateranye intore zo mu birere bine, uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yaryo. Murebere ku mutini, niwo cyitegererezo. Ishami ryawo iyo ritoshye ibibabi bikamera, mumenya yuko igihe cy'impeshi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo byose, muzamenye yuko ari hafi, ndetse ageze ku rugi. Ndababwira ukuri yuko ab'ubu bwoko batazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato.
ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi n'aho baba bamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana keretse data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba, kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, ntibabimenya kuko kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare. Abagore babiri bazaba basya ku rusyo, umwe azajyanwa undi asigare. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyir'urugo yari amenye igihe igicuku umujura azaziramo, yabaye maso, ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza aricyo umwana w'umuntu azaziramwo. Amen. Yego, iyi niyo message ya mbere yaje mu ijambo ry'Imana. Imana iri kugaragaza cyangwa ise ari kugaragaza iby'imperuka n'ukuntu Yerusalemu yari igiye kurimbuka. Abigisha bamubajije ibibazo byinshi, bamaze kumwereka ukuntu urusengero rwari rwubatswe neza, ukuntu urusengero rwari rutatse amarange, ukuntu urusengero rwari rumwe ibintu byiza, ukuntu urusengero rwasengwagamo n'abantu beza bakomeye bateye imbere, bari kumwereka ibyo byose. Yesu abitegereje avuga ati nta makuru mufite, nta n'icyo muzi. Uru rusengero rufite igihe gitoya rukazasenywa, kandi nirusenyuka ruzasenywa rugaza n'amabuye hasi, bazacukura ntigongere kubaho kundi. Abigisha bagira amatsiko, bavone ntabwo twabimubariza hagati mu bantu, reka tumubaze twiherereye. Ngo bihereye bamubaza ngo ibyo bizabaho ryari, tubwire ni ikihe kimenyetso kizagaragaza imperuka yo kuza kwawe. Yesu ababwira ati iyo minsi mwe ntabwo mwayimenya, ariko gusa hazaba hari ibimenyetso bizabanziriza. Hazabaho intambara, habeho niyo umuntu muhazi intambara, ibihugu bizatera ibindi bihugu, abami batera abandi bami, ishanga itera irindi shanga. Ati kandi kuko ubugome buzarushaho kuba bwinshi, urukundo rwa benshi ruzakonja. Bene data, nkigejeje ahangaha turebye iyi minsi nk'abantu b'Imana, icyo ijambo ry'Imana ryatumwe kuri twe biragaragara. Inzu zirubatse turi kuzitaka, ni byiza, turazifite, amansengero turazifite, ni nziza, ariko ibyo byose turi kubyereka Imana ngo dore ibyo twagezeho, dore ibyo dufite. Imana iratwitegereje, iravuga ngo ibyo byose bizasenywa, ntibyongere kubaho kundi. Ni message ikomeye ngo kuko ubugome bwa benshi bugenda buba bwinshi bwiyongera, urukundo rwa benshi niko rushaho no gukonja. Yesu atanga ibimenyetso byinshi ngo kizaba kigeza hera, muzabisome mwirinze mutinya, kuko iki gihe cyamaze kugira hera. Niyo mpamvu ibi byose Imana iri kubivugira muri iri jambo. Rero ngo tube maso, abarokore tube maso, abana b'Imana tube maso. I Yerusalemu iri kuvuga uyu munsi ntabwo ari iriya yo mu Bwisirayeli, ni twebwe ubwoko bw'Imana turi kubwirwa iyi message. Tube maso. Rero iyi message iri mu ijambo ikometanije n'ubuhanuzi nahawe, ntabwo ryapfuye kwimanura gutyo, hari ubuhanuzi bwakurikiye iri jambo ry'Imana. Imana gitanga ibimenyetso avuga ngo murebere ku giti c'umutini, ngo iyo gitosha amababi yacu tumenye yuko impeshi iri bugufi. Ngo nitubona ibimenyetso by'ibyo byose Yesu yavuze, ngo natwe tuzamenye ko Kristo ari bugufi, ari hafi kuza. Avuga ngo ninde munyabwenge, ninde muntu ufite ubwenge warinda urugo rwe, ngo kugira ngo umujura naza nijoro atazamwiba, agahora abereye maso urugo rwe. Bene data, reka tubere maso ubugingo, tubere maso ubuzima bwacu, tubere maso kubaho kwacu, uko nituze umunsi n'igihe umwami wacu azaziraho. Reka rero bene data mbagezeho message ikomeye nahawe n'Uwiteka. Ni message nanjye ubwanjye yanteye ubwoba, nabanje no gutitira Imana ikiyima, ndavuga nti iyi message kuko ndabihera hehe, ariko kubera ko umwuka w'Imana ari muri nge yantegeze kuyitanga, mumbabare mwumve iyi message. Iyi message iravuga ngo Uwiteka yambwiye ngo nimbwire abarokore, yahereye ku barokore. Irambwira ngo nimbabwire ngo ibintu bihinduye isura, ngo ntabwo amazi ari yayandi. Irambwira ngo ibintu byakomeye. Yambwiye ngo dusenge cyane abarokore, muri uku kwezi kwa kabiri hari ikintu kigiye kubaho gikomeye gihiga ubwoko bw'Imana. Uwiteka yagiye kumishurira, mbona hari ikintu kigiye kubaho muri iki gihugu gizakorwa n'Abereminati.
irambwira ngo ni muri ukwezi kwa kabiri, irambwira ngo dusenge kuko abaeliminati bafite ngo ikirori bitegura kuzizihiza muri uku kwezi kwa kabiri. Icyo kirori cyangwa icyo giterane cyabo cyangwa se uwo munsi mukuru wabo ufite intego ivuga ngo bari imodoka bafite bashaka kumurika. Iyo modoka ni imodoka nshasha, twebwe ntabwo turayibona, nta nubwo tuyiza, ariko Imana yo mu ijuru yo kukwireba kandi ireba hose icyarimwe yamaze kumenya iyo modoka igiye kumurikwa. Irambwira ngo iyo modoka ngo iri mu bwoko bwa RC3, ngo iyo modoka ngo izashirwa ku mugaragaro kuri uwo munsi tutazi wo muri ukwezi kwa kabiri. Uwiteka arambwira ngo uwo munsi muri ibyo birori hazatambwamo ibitambo byinshi, ngo hanyuma muri ibyo bitambo hatambwemo n'amafaranga menshi nk'impano. Abantu bamwe bazayahabwa nubwo tutazi abaribo. Hari abantu bazagenda bakira izo mpano z'ayo mafaranga bazahabwa n'abaeliminati. Hanyuma muri ibyo bitambo hazabamo guhigwa cyane kw'abarokore. Nimvuga abarokore ntabwo mvuze aba ADPR, ndavuga umuntu wese witirirwa izina rya Yesu Kristo, umuntu wese waturanijwe n'Imana, umuntu wese uziranye n'Imana, ufite umwuka wera muri we, ufite ubugingo bwa Kristo muri we, uwo niwe wese witwa umurokore. Ngo ahantu hose azaba ari azahura n'ibigeragezo bikomeye, azahura n'urugamba rukomeye. Ubwo rugamba mbabwira ntabwo ari urugamba live, ntabwo ari urugamba rwo mu mubiri, ni urugamba rwo mu buryo bw'umwuka. Uwiteka arambwira ngo barokore musenge cyane mutisengesheje ngo kuzaba ari urugamba rukomeye. Arambwira ngo icyo kutubera cyiza nk'abarokore ngo nuko twari no guhunga, ngo tukava mu ntara zitandukanye z'iki gihugu, ngo tugahungira iburasirazuba, ngo naho nyine hazaba hasigaye hari ubuhungiro Imana izaba yasigaje. Ndambwira Imana ese Imana, ubu urabona twese abantu batuye muri iki gihugu twahungira iburasirazuba bigashoboka. Imana irambwira ngo nisenge cyane, ngo n'abarokore dusenge kugira ngo izaduhishe. Irambwira ngo uzasenge izamanura uburinzi bukomeye buzabe kuri uwo murokore. Rero umurokore wese ahantu hari yumve yuko hari urugamba rudutegereje, rureba umurokore wese ahantu hari ruzakorwa n'abaeliminati bashaka gutamba ibitambo byinshi kugira ngo bamurike imodoka yabo ijye ku mugaragaro. Hanyuma ubuhanuzi bwa kabiri ni ubuhanuzi bukomeye nabwo nahawe n'Imana buvugwa kuri iki gihugu. Bene data, bantu b'Imana, muze dusengere igihugu cyane. Ntabwo iyi minsi abana b'Imana tworohewe, dusenge kuko Imana iri mu ijuru yarakaye. Nagiye kubona mbona Imana inyuze muri iki gihugu, irimo gutembera, itembera igihugu cyose, itambuka ireba ukuntu igihugu gihagaze. Mu gihe Imana iri kugenda yitegereje ibintu bikorerwa mu gihugu, mbona igarutse ahantu ndi, irambwira ngo mwana wanjye, hari ibintu ngiye kukubwira, hari ibintu ngiye kugutuma kuri iki gihugu, ngo kuko iki gihugu nkinyuzemo nkitegereza ibintu bihari bikambabaza, ngiye kubahana, ngiye gutanga igihano gikomeye. Imana irambwira ngo yitegereje irareba, ibona muri iki gihugu harimo icyaha gikomeye cyitwa ubutinganyi. Ubutinganyi burakomeye, ubutinganyi bwazamutse bugera ku Uwiteka Imana. Imana irambwira ngo ico cyaha ni icyaha gikomeye mu maso yayo. Irambaza ngo mwana wanjye, uzi icyatumye ndimbura Sodomu na Gomora? Ndangije mbaza Imana, ntari nasubiza Imana ko irambwira ngo reka nkubwire icyatumye nyirimbura, n'ubutinganyi bukomeye bwari buri muri Sodomu na Gomora. Ndangije ndavuga n'Uwiteka we, none bigende bite? Imana irambwira ngo icyo cyaha cyari kiri muri Sodomu na Gomora nico kiri muri iki gihugu. Rero kubw'iyo mpamvu irambwira ngo nubwo iki gihugu mufite ingabo zikomeye, mukagira n'intwaro zikomeye ndetse nyinshi, irambwira ngo ese izo ntwaro zizashaka kurwanya njyewe Uwiteka zinsinde. Irambwira ngo kubw'iyo mpamvu ngiye gutanga igihano gikomeye guhera mu kwezi kwa gatandatu, ngo muzatangira kubibona. Byabaye ibintu bikomeye, mbona ibintu birahindutse, bihinduye isura, bibaye ibintu biteye ubwoba. Imana ihana igihugu. Hanyuma byakomeje, mbona havuyeho iby'igihugu cy'u Rwanda ku Burundi. Imana irambwira ngo nimbwira abarundi. Nagiye kubona mbona mpagaze ku musozi, mbona hari umuntu uri mu kibaya, ariko yumva abantu baririmba, avuga ngo baririmba n'abarundi. Numva yavuze ngo numva amaje ari nko kuririmbira mu kibindi. Numva yavuze ngo abarundi ntabwo banzi, ngo baramvuga ku munwa gusa, ntabwo baramenya.
ngo rero kubw'iyo mpamvu ngo nabo ngo ngiye kubahana kugira ngo bamenye izina ryanjye. Imana mbona irarakaye, itanze ibihano bikomeye ku bw'ibyo bihugu byose. Rero bene data dusenge, kubera ko ibihano biraje, kandi ibihano y'Imana ibizanye mu gihugu habamwe inzara, kuko yambwiye ngo uzabona n'uturaya akabona imvange zo kurya zonyine ngo azabishimira Imana. Rero iyo handutse ibihano by'Imana habamwe n'ibihano by'inzara, Imana yarakaye. Yambwiye ngo nkuko yemeye guhana isengero kubw'ibyaha byari biri mu nsengero, byari ibyaha bitatu Imana yarebaga, iravuga ngo kubw'ibyo byaha Imana itumye ihana n'abandi bose nkuko yahanye isengero, ngo ntabwo ishobora kubyihanganira. Iyo niyo message Uwiteka Imana yampaye. Nyuma yaho nakomeje mbona abageni ba Kristo bamaze kwitegura, Imana imaze gutegura abantu izacura guhera muri uko kwezi kwa gatandatu mu gihe izaba iri guhana. Irabanye kunamaza kubatunganya, ibanyeka bari kuririmba, irambwira ngo imaze kugaragaza ibimenyetso bitatu bigaragaza ko Imana igiye guhana, ariko ngo abantu ntitwigeze tubibona, nta nubwo twigeze tubimenya. Ngo rero ngo igiye gusora ibindi bimenyetso bitatu bizatuma abantu bemera ko Imana ariyo iri guhana igihugu. Iyo niyo message Imana yampaye, umwami Imana ibaho umugisha. Francis, urakoze kubw'iyo message rero Imana yaguhaye, kwemera kuza kuyivuga. Nyuma ya message rero kitse n'abagenzi banjye hari icyo bakubaza, ariko numva nyuma ya message ubundi uretse gusenga ubiki ahubwo sa mugani ntago Imana yatanze intsinzi. Yego. Ni kuvuga ngo yavuze ngo nubwo haboneka Daniel umukiranutsi na Nowa na Yobu bakiranukiraga Imana, ngo ntibashaka gukiza igihugu keretse abo batinganye n'ibihana, kuko Imana irakaje nubwo butinganye. Yego. Intsinzi nuko abatinganye bihana, nuko bihana bakareka ibyo byaha bakoraga. Yego. Nayo bundi gihano cyamaze kumanuka, kuko Uwiteka yabivugaga arakaye, yabivugaga n'umujinya. Nanjye nabyakino bafite ubwo navuga nti Imana iyi message umpaye ntibari bunyice, iyi message iranyicisha, ariko navuga nubwo yanyica ku bwawe Kristo ngiye kuyivuga kugira ngo abantu b'Imana bamenye ko Imana yarakariye igihugu. Yego. Yego. Francis, reka tugushimire rero. Umuntu wifuza kuvugisha turashyiraho nimero zawe, ibindi twasoza cyangwa se wanazivuga ubundi ugasoza dusengera. Yego, abashaka kumvugisha bashakiye kuri nimero 078 19 54 827 cyangwa se 073 60 33 616. Mwami Yesu abaho umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, Mana zina risumba amazina yose, niwe Mana iteye ubwoba wenyine, niwe Mana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Uwiteka iyo uvuze ntawe ubasha kuvuguruza, niyo ukoze ntawe gukoma mu nkokora. Uri Imana ikenyeje imbaraga n'ubutware, uri Imana y'icubahiro, uri Imana ishizwe hejuru y'amajuru. Nyemerera Uwiteka Imana ntabari nge, ahubwo izina ryawe riba ryo habwa icubahiro kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Mana yacu yera, uturengere kuko uri umurengezi wacu, urengere iki gihugu cacu, urengere itorero ryawe, urengere abavuga butumwa bakirimwo, urengere abahanuzi bawe. Ijambo ryawe ryavuze ngo hazabaho abahanuzi b'ibinyoma kugira ngo bayobye benshi, kandi iyi minsi bamaze kwaduka na message utambukije ibirimwo. Nyemerera Uwiteka Nyiringabo, uturengere kuko uri umurengezi wacu. Urakoze urakarama. Ishimwe ribi ryawe mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen.